banshidikanya abamenye ntago banshidikanyaho narababwiye ngo ntago umwami atanga ikamba gihumeka ndacyari umwami wagasobanuye bimeze bite nyuma ya Philip akubwira ngo amata ari kumwe na Sociale Mura bimeze bite karimbo keza cyane kabagereho mwese wo muri abadukurikiye muri mu Rwanda abari Kongo abari Burundi kabagereho mwese hano wagiye ubu nagize isoni zo kuvuga izina rya filime tugiye kureba filime yitwa Sireyi gutyo mbikubwiye amaninja mwese za Sireyi Queen muze hakuri no tuhatwikire rimwe agafilime bakise Sireyi urebe ukuntu bya bintu burya barabyize urebe ukuntu amaninja yakoze inama sinjye mbabwira ngo ninja zakoze inama iyi filime yiswe Sireyi byose ngiye kubishyira hanze ako social media gigira uruzi ko avuga bino bintu kubona giye no kuri nk'ubikora imba zikurapa we ye uretse wumve ntabwo renzi ko cya filime iki itabi sinababwiye ko atari ryiza ariko basi nimburi nunywa bakibona kuri umusirimu winywera niyoko itabi rya niyoko ryamaze kugera mu gihugu hose shushube ibyo bintu muri kunywa ni ibiki bari kunywa ibikamba ngo ni itabi yamweretse akantu bita niyoko kandi yo kubundi kabana gateretesha rega shushube niyo kubegeze mu gihugu hose abakeneye kurangura abacuruzi murayabonaho nimero hano mwahamagara ukeneye kurangura itabi rya niyoko ariko mujye mwibutsa abakiriya ko itabi atari ryiza ibaze ko nanjye ntarinywa ariko umunsi narinyweye nzanywa niyoko dore nimero wahamagara ukeneye kurangura niyoko ubundi se niyo narinywa ubuzima se n'ubwaye all the taste all the time aya basi filime tugiye kureba yitwa Sireyi njyewe ndumva n'ubundi niyo nasobanura aya basi kimomo kibahana kirabiranya bimeze bite nuko dutangiye filime yacu Diamond Group Pictures na Rock Entertainment ku bufatanye ndetse na Junior hari aho hafi bano iyi studio ubundi ubona izanye ino filime iyi studio muri Afurika barayizi ku isi yose barabazi ko dutangiye filime yacu urebe bakazanye bazanye yitwa ngo iki urebe filime bayise ngo iki Sireyi Queen we hano haragurumanye urebe abakinnyi ni bande dutangiranye Sireyi simuzizi iri live kuri Instagram Sireyi Queen ikanda hano Ramsey no karimo cyane So my name's Penny and amazina yanjye ni Penny have been asking me how I keep. mucyamba simpamvu nsireyingamo n'uburyo nsireyingamo neza I need you to click on the like mbere ko mbabwira ukuntu nsireyinga mukande like ndetse munankurikire kuri Instagram kuri YouTube na Instagram hose ngo bamukurikire atwigisha uburyo ki basireyingamo uretse uzire bya bintu barabyiga zino Sireyi zirabyiga ntago ari ibintu babyuka ngo bakore bakoze n'inama noneho amasireyi Queen uretse uzureba amaninja yakoze inama kumbe barakoreka tuvuye kuri Sireyi Queen ntako hari umusore uhari Ramsey Noah amazina nyakuri yarakaye umusore ari hano sinzi byamurakaje kumba ahantu ari uburiri yicayeho hariho n'umukobwa usinziriye ahantu hahiyerega nawe urahabona ukahibwira mukobwa urebe Get out. sohoka yararanye n'igikobwa You heard me. uranyumvisha Shout, or are you deaf? sohoka mu nzu yanjye urugipfa amatwi urakomeje I got us still understand, didn't I? muko ntabwo ndi bwongere gukorohera nsohokera mu nzu waninja we twarabamenye ariko wikwigira nk'ari njye wizanye muri iyi nzu yawe ibyo simbyitayeho sohoka umusore yararanye n'umukobwa hahiye ariko ari kumwirukana Such an asshole. ese kuki utangiye kwitwara nabi You are queen of all queens. No, I'm getting the fuck out. wakereka gusohokere mu nzu bazi kurana n'umusore akabyuka kwirukana kuriya urebe ubuzima Sireyi zibayemo buriya hari igihe zirana n'umusore wasaze nka mikorojina akabyuka zirukana sohoka hano utaha iwanyu wagira ngo ntabwo mugeraho mubi kandi ubwo mwaraye ubona Jean Marie yagukunze bagiye kutwereka Sireyi ubuzima bwazo cyewe umukobwa yasohotse atarwiyambitse yamwirukanye mu nzu ni Sireyi yari yaje mu kazi yaje guhiga amafaranga nuko bayirukanye fata
ko wibagiwe se mugenda musiga amasutiye yanyu. Fuck you! Aramutuka. Tell me you can N'uyu aramutuka nyagasani. Genda wanserereziwe. Rebe. Umukobwa yese ajya kuri Instagram nawe urabazi abagabo nimbwa #abagabo nimbwa nyine nawe amaninja. Umusore akimara kurarana n'iriya sire yabyukiye kuri Instagram areba kandi gakobwa kandi kara gakobwa kari keza kucyukirukanye. Ari kureba kandi gakobwa kuri Instagram ubwo ari buze gutereta. Urano wa gatatu muri iki cyumweru waruzanye. Dore umusore yirukana umukobwa akahita asubira kuri Instagram gushaka hundi. Bora abakobwa bose uzano bari biza ariko yitubirukana we ntago bazi. Wandetse ukareka kumbaza ibibazo kaboyi we. Rebe umusore hagira gutya akahita cha inbox akahita yandikira abantu n'iki do yasireye Queen yaraye mu basore nuko yatashye imeze mu gitondo ni kuri yaziba zimeze zitashye. Hey kumbe ro yandikiye ati byagenze bite bagufashe ku ngufu byagenze ute bimeze bite rutangiye filime yacu yeah. All right. Wandere kwigisha amasireye. The secrets begin. Reka mbabwire ribanga ryanjye nkoresha nsireyinga. On fleek. Impamvu ngomeza nsa neza Also keeping me on hari amabanga nk'abiri n'amategeko abiri atuma ameze neza. lashes, flattered Urabizi and ingohe zanjye zose zigomba kuba zimeze neza, an inch. imisatsi iri imbere irambuye. Bad makeup day for me. I'll have like 2 layers of. Urabona nubwo ubu nashyizeho urwego rumwe rwa makeup ashyiraho nyine buriya bafite babanza gushyiraho akambere aka kabiri ku buryo Sireye Queen buri imvura iguye iri mu muhanda kugira ngo iri kubira icyuya cyangwa se ugira ngo iri kurira nk'ibyondo tu. AKA belongs to Bonanga. AKA ubundi ni wa Bonanga. Don't you think so? Kubitekereza nundi musore tusheho. Aryo Umutanzania we. I guess. I'm team Ndakeka. all the way. I mean, both queen bees. If you like it, then you should put a ring on it. If you like it, Atangira kuririmba yandirimba. if you like it, then you should put a ring. Araririmba. Good. Hemba bikunza mbika urwo rutoki meta iki niki. Say to me, Beyonce. or are you waiting for the when? None se utegereje iki? Tegereje kuzabona umukobwa? Guess so. Niko nkeka. It just seems like you've got it all figured out. I mean, you literally bought yourself a new car. Urabona wamaze kugura imodoka nshyashya. The old one was not even old. Kandi niyo wari usanga ngo yari ikiri nshyashya. Felt like I needed something new. Numvaga nkeneye ikintu gishya. Tell our children the story about how Daddy bought a new car on his first date. Nidushakana nzajya mbwira abana bacu uburyo twahuye uvuye kugura imodoka nshyashya. Kugera seka. Urebe ibyo byarabaye nundi tuvuyeho. Tuvuye hano none tugaruke nakubwiye ngo turaza kubihuriza hamwe kandi uri busobanukirwe nundi mukobwa uri hano. Ni umukobwa muto umva amagambo. Yaje hano. Hey, mama. Mama. About that money, Ya mafaranga I'm gonna need it. ndayakeneye pe. Look, I haven't eaten the whole day and rent is due. Umunsi wose sinariye n'inzu sindayishyura. Mbabare mwana wanjye. Ariko urabizi mu rugo ntibimeze neza. None sindakora iki mama? Ubutegereje ndaza gukora uko nshoboye. Umwana ari guhamagara wabasaba amafaranga. Umwana w'umukobwa kuma umwana yaba yaraje kuba i Kigali amafaranga y'inza akatangira guhamagara waba akayabura. Urebe filime bayise Sireye. N'ibiryo ni ikibazo mu nzu. Bwabwana nyine bwaravuye iwabo mu cyaro. Iwabo batazi ngo bukora iki. Kumbe hakuno dore ya ninja yatwigishije ukuntu basireyinga. It is so good. To yaje hano barabana. Oh my body, babes. Nikitohunga. Ubaye utari wabo utari umuturage najya nkujyana mu birori. Ariko ikibazo ntago twika. Kandi ufite no kumva ku mafaranga tukishyura inzu babana mu nzu nyine buri umwe bagomba kwishyura ye nunda ye. Mom says she's expecting it tomorrow. Mama wanjye yambwiye ngo ishobora kuzabona amafaranga akanyoherereza. Tomorrow or something. Ejo nzabona ayo mafaranga. Tomorrow. Yego ejo nzayashyura. Nyine babana mu nzu baba bagomba kwishyura inzu bombi. Akira amutahaniye ibiryo ni Sireye Queen. I'm on your groover. You have to come. Utahani njya mu kirori ko tuzajyana. Kimba mbona ntazi kandi usa neza. Kanjye koga ni Sireye nyine n'uwo babana wabuvuye gushaka amafaranga mu bagabo. Uyu we nyine ntaga Sireyinga aba yicaye mu rugo yabuze amafaranga kandi ni mwiza. Urebe hariya tuhavuye twigarukire hakurino hari abandi babiri baje hano. Kishe umuntu na Kadafi sana biriya bintu byawe. Hari umuhungu ufotora witwa Kishe umuntu. Kishe umuntu nibwo akiva mu cyaro ari kumwe na Kadafi. Mwana ibintu nibyo dukora muri Joburg mwana Johannesburg. Mwana ndabibona.
Kishe umuntu nibwo avuye mu cyaro aje mu mujyi. I was born ready. In fact, money makes me. Nani njye navutse niteguye, ubundi amafaranga niyo atuma nitegura kurusha. Comes the gas. Iyo ufite amafaranga n'abakobwa barayakurikira. Ibyo ndabikunze. Ni kishe umuntu. Bana nanjye nazanye amafaranga. Ni amafaranga yo muri Ghana. Masedi. Shut up your mouth! You're an idiot! Where are you? Uri he? South Africa. South Africa. So we don't use it in South Africa. Muri South Africa ntabwo dukoresha amafaranga yo muri Ghana. Dukoresha amarandi. Bakoresha amarandi. Bebe. Ni umusore, ni kishe umuntu avuye mu cyaro. So, welcome to the life of Job. Ukaza neza mu buzima bwo Johannesburg, mu buzima bwaho. Mana Masirei Queen yina haratwika kuko. Those stupid slave aunties you have in there. Ntago ari nka ya Masirei aunties yo muri Nuza yo muri Ghana uvuyemo. Habaho Masirei Queen, noneho Sirei Queen ishaje bayita Sirei Auntie. Nubwo barana abasirei grandmothers. Isirei nyine zishaje byanze gucamo. Urebe Kadafi yamuzanye yanazana hano kishe umuntu. Staying in the big house. No, this man, that's how. Iriya nzu nini kuki atari uraramo se? Ngiye ndaramurirayo hanze. Your house is there. Iya wirara hanze. Kiraseka ni cyakije umuntu. Kada uri umukozi wo mu rugo. Uri umukozi wo mu rugo, niyo mpamvu uri mu kazi ko hanze. They're not like houseboy in South Africa. You can call me proxy owner. Hano South Africa ntabwo batwita abakozi bo mu rugo, bakwita uhagarariye nyir'inzu mu gihe adahari. Bana byose ni umukozi wo mu rugo wana. Uri ntegera. All my heart cry. I know my God will give me this kind of. Imana yumva amarira yanjye. Umunsi umwe izama inzu nk'iyi n'abarara babiri. Umwe avuye mu cyaro. That's how you dream. You dream big. It will never happen. Bana ibintu ntabwo bizigere mu buroto byo kugira inzu nk'iyi. Don't be unfortunate. Katorore. Mani ko nshonje se kada. You can be hungry. Houseboy here. Uzi ufite amagambo unyita umukozi wo mu rugo ngo urashonje. Is my oga. Umuntu ntekera ni boss wanjye gusa. You're on your own. Uri ku giti cyawe hano. Or go to the stove and cook something. Come, let me show you where you sleep. Reka mbanze nkwereka urara. Come to me, make us out to Mani ndashonje winzengurutse. Santada unhiged. That's what you eat this afternoon. Ahita cyo. Mani gutyo ufata abanyamahanga se. Kumbe wa musore twabonye yirukana Sirei Queen ora ku mbuga ari gushaka abakobwa. Araza akifotoza udufoto yicaye mu rugo. Udufoto mani yifotora urabona iri interuro igasozwa na she. Yifoto iri she. We'll try something like this. Mani ifotoza nk'igangster. It's only nerd people that pose like this. Amadage niyo yifotoza yifashe gutya. The bookworms. Sibyo? Yes. Yego. And this, I'm not gangster. Kaje ntabwo ndibanda ngo nifotoze mani nk'ababahungu bi. That was a. Jesse ndi papa cyangwa yifotoza yigeze gutya. I won't help. Ni iby'ababa ni iby'ayamabandi. Look, I'm dressed like a formal couple. Nambaye imyenda igaragaza ko ndi umukapo. Kapobiri. Ni cya kapobiri mfotora ifoto nyishyire kuri Insta nambaye agakote kari bukurura abana. Reba no King Pazo aramwereka babonye kano kari bubakurure. Ni binavugaga. Girls gonna come running. Abakobwa ifoto ni postinga kuri Instagram baraza biruka. Unyumvira abahungu b'i Kigali. Nyine. She good. Ngira umfotora kandi gafoto meze gutya noneho gakurura abana. Ndebe na nimba kanturisha wansi. Jean Marie niwe ufotora ifoto akahita akubwira ngo mani ngiyi foto iri iki n'iki. She hakuno Possession with a Queen B. You honestly don't have to. kumbe hakuno tuvuye haratugaruka hakuno hari abasore babiri bahari. And there's more to life than sex. Mani kuba abakobwa bose uye nabo ni ugusambana nabo gusa ntago wumva ko hari ubundi buzima burenze kuryamana n'abakobwa. My age. I'm 30, not 85. Mani mfite imyaka 30 ntago nshaje. Boring. What's boring about wanting a woman who's not after money? Njye icyo nshaka ni umukobwa udakurikiye amafaranga utari Sirei nyine. Woman with big dreams. Umukobwa ufite indoto. Oya twe turashaka ufite ibibuno binini. And she don't have to be poor either. Just give it a chance. Who knows? Mani bigerageze. Actually, might find a slave queen that's smart. Nyamara ushobora kuzahura na Sirei Queen ifite ubwenge nyamara. Right. Umusore aravuga ati ngenda shaka umukobwa utari Sirei Queen utari ninja. Wa mukobwa udakurikiye amafaranga ariko ufite indoto nyine nini. In the D and A. Ni babiri. Ni abavandimwe gusa umwe akunda abakobwa. Aravuga ati nkeneye umukobwa ufite indoto nini z'ejo hazaza. Undi ati ngiye nkeneye umukobwa ufite ibibuno binini. Step.
the blesser. bwa kabiri rero ngasire kwini ugomba gushaka umusore ufite amafaranga Done. What you're gonna do is look ikindi umaze kwitunganya witeye makeup ugomba kujya gushaka umusore that is riches. Rich. wa musore ufite amafaranga Just menshi riches. menshi Now, you'd rather eat your frog big than Umve. skinny. Let's hope his pockets are big too. uwo musore nanone uko yameze kose ariko ugomba kumenya yaba ari igikeri yaba ananutse yaba ameze ate ariko ukamenya ko afite amafaranga menshi Let the blessers go and hide. kandi nka Slay Queen kugira ngo ubone uwo musore ufite amafaranga ugomba kujya ahantu hajya abantu bafite amafaranga ntabwo ugomba gutegera ahantu mu bakene nawe Slay Queen bura ntabwo wazibona ahantu haciriritse ati nka Slay nimba ushaka umusore ufite amafaranga ugomba kujya gutegera ahantu nanone hari abanyamafaranga ahantu baroki basohokera n'abandi bakapa kumbe mu kuku ibyo batubwiraga uri ari kwigisha Slay Queen baba barakoze inama biriya bintu barabyiga ntabwo ari ugupfa kujya gusireyinga bafite ibitabo barasoma ati n'iki barategura dore abasore kumbe bari hano dore Slay ngo zirabahagurukira uyu we yanga abakobwa badafite indoto b'abakobwa babasama mbega ameze nkanjye ntabwo wambona mu bakobwa basamye ama ninja reka umusore abakobwa nk'aba bamuterarije ahita ahagurukana n'abahunga kino cyo cyasamye kimeze nka King Pazo nicyo cyagumye mu bakobwa yiziye hano yinywere urwunge rwe mu mahoro iby'abakobwa ntubimubwire yabonye urwunge rwe ibyo bintu ntabwo bimufasheho bebe kumbuye kureba abona ba bakobwa wa mukobwa twabonye utegura wigisha andi Slay Queen umukobwa ko mureba cyane uramuzuya ko ndabona kurenze nyine warategura uyu bafite ukuntu azi imbere y'abagabo bagakaraga ikibuno ariko anabareba abagabo bagata abakobwa bari bari kumwe nabo umusore ukomeza umurebe nta mpamvu mva nk'ibiririmbo baba bumva Cardi B Ninja nawe n'isadunda nk'izindi urabizi wa musore ntabwo uri serenge reka nigendere bombi iki ngiki cya Pazo cyo Pazo yikundira amasadunda yabonye Slay hano uramubona ariko hano ubona guri kwenda abakobwa beza nabonaga atari mwiza man hari abamuri imbere bari kumukarangira Slay zirategura ziri kumukarangira nko mana ya Imana uriya niwe nshaka ni cya Pazo uyu we yinywera urwunge nta bintu by'amaninja bashaka kumva ninja ziva shushu be Slay urayibona ariko iziti no kwicara wagira ngo muraziranye bakoze inama twarahagurukiwe afite ikihe kibazo uravuga iki nawe afite n'ukuntu aza guhereza ishakoshi nkaho muziranye mbega amaninja mbonye wirukanye undi mukobwa yego nari ntegereje kuvugana nawe mbega ukuntu bihuriranye nanjye numvaga nshaka kuvugana nawe bakoze inama nyine tuganira icyo ari cyo cyose ndetse tunakora icyo ari cyo cyose wumvishe Slay ukuntu zakoze inama ese uri abahungu se babajangweri batazi gutwika ese kuki abantu bose banyita umujangweri ahari ni ukuri ntabwo ukunda abakobwa uyu musore ntabwo akunda abakobwa biyandarika amaze umwanya ntandukanye na Sheri urabizi amugerekaho akaguru ariko nimba watandukanye na Sheri hano hari undi ukwicayeho mukunda kwiyamye mvaho twarabamenye twamenye ibyavugiwe mu nama inama yanyu hari abamenye amabanga tumenya ibyo mwigiyemo aramwirukana uyu musore ameze nkanjye yinywera urwunge rwe yirukana ininja shushu be aya muri tsari mfite angahe se tubanze tunywemo zana champagne ebyiri uramubona ukuntu ahita zituma atari uri bwishyure barategura bakoze inama aturore uyu ari hano we bino bintu biramubangamira abona abakobwa bari kwiyandarika nta mukobwa muzima abona ubereye amago biramubangamira nanjye birambangamira usiyo mpamvu zishana atinze gukora ubukwe aka abakobwa bo mu Rwanda byibura baritonda wanyangirije igihe ntabwo nshaka kuzongera kubona umugabo utabasha no kwishyura ibyo kurya hari Slay iri gutongana n'umuntu yicyuye Sheri wabyizera ibaze gusohokana n'umusore uzi ngo afite amafaranga ntakwishyurire n'ibiryo ibaze ariko ukuntu yakekaga se ko uri igiki
We had a fight, the food ended up on the uwo musore twanarwanye ibiryo birameneka ndashonje nta biryo mfite nanjye urabizi ariko nyine nta mafaranga mfite Sirey nyine usanga ari nk'agakobwa babana hari uturyo nakuzaniye nagucyuriye bafite ukuntu bashyira muri takeaway bagacyura ibiryo muri ya mashakoshi yabo urakoze kunzanira doggy bag ibiryo nyine after dinner. Oh, chummy, you know what they say. uzi ukuntu bavuga Doggy bag, no doggy style. musore wakuguriye ibiryo nawe nta doggy style ari bubone no doggy bag no doggy style umve Friend, I'm exhausted. You know these men reka maninja we kumbe harahi for champagne, and then they've been promising you a divorce for how long? urabizi umugabo ntakingurira champagne abambwira ngo azabanza hane divorce n'umugabo we So I'm thinking. urabizi natekerezaga Face, jeans, tie, dushaka undi musore dutuburira big thing. dushaka undi duhemukira On the Grizzly Gram. tujye kuri Instagram ntijye dutenguha ibiri abasore b'indangare bafite amafaranga turebe umusore babona wa musore twabonye kapobiri Yes, we watch. nawe yifotoza udufoto twiza yambaye nk'umukapo So my none uyu musore nyamara asa neza reka nandikire kapobiri babonye kapobiri kuri Instagram urebe ukuntu amaninja buriya twandikira Instagram aba yaranateguye mbega amasadundu sikaba yabibaze reka mwandikire ngo hello yellow No, okay, 3. That's too much. ushyiraho n'utubizo tune oya dutatu Okay. ndamwandikiye akanda kuri sendi umusore nawe ahita amusubiza biti icyuki kapobira yisa nsubiza baba baduhagurukiye bicaye bari kuganira tereka nandikire uruke kuri Instagram turebe ntabwo ari njye ukoresha imbuga zanjye mfite abapampe nayihaye Tony inganji niwe ukoresha imbuga zanjye ntabwo ngikoresha ziriya mbuga yewe mba ku mbuga reka urw'igikundiro do ubwo umusore bamuhagurukiye kapobiri yahise ambwira ngo ampamagare video umusore bari seriye atakubwira ati ndaguhamagara video kitaba ari igihungu kiri kunyandikira banza witere make up urimo kubwira ngo muhamagarane video itere make up utazica isura kandi isura niyigurisha niko kaduka ureba amaninja ukuntu yaduhagurukiye reka nitere make up duhamagarane video itunganye neza amafaranga turayamurya kapobiri nawe abyuka yifotoza ashyira ku mbuga nkoranyambaga ngo arebe ko yakurura ibyana we ntakubone jya hirya ibiti cy'umuhungu cyuki cy'igisaza yahise amuhamagara byihuse cyane mbere hakurino mani turi kuzenguruka Kadafi nakisha umuntu But you are jobless. mani nta kazi ufite Your destiny is to roam around. ubu ikintu wakora cyonyine ni ukuba uzenguruka muri karitsiye kishumo I'll find something new. nanjye ndaza gushaka icyo nkora Oh, no problem. You can go back. subira inyuma rero Go back. nimba nyine ntacyo uri gukora mu muhanda subira mu rugo kisha umuntu Take my food. ibiryo byanjye uko nabisize ndabizi Exactly how I get. ndabizi neza uko byanganaga Me and you will have problems. nugenda ukabiryo turaserera sawa ni Kadafi na kisha umuntu Because you are the one who cooked it. ibiryo niwe wabitetse sibyo Eat that food. ngiye kugenda mbirye When you come back, utegereze get another food. Then ugaruke uteke n'ibindi unikisha umuntu si byoroshye wibeshye uhita uca ukisha umuntu my way back. barakeka ntabwo ndi bumenye inzira yanzanye se ngo nuko mvuye mu cyaro kisha umuntu avuye muri Ghana yaje muri South Africa birateye imbere nyine ku buryo uvuye mu duhugu tundi uba usanga nyine ugeze mu gihugu cya fresh yo kugera hano ari mu nzira agenda hafi mu baturanyi niko yabonye umugore uri gukubura kishe umuntu undi mupampe twungutse witwa kishe umuntu kishe ari hano ni ikigage sha cyamwishe kishe umuntu ahagarara hano yewe gakishe kishe umuntu we Yeah? Hello. bite Did you watch? urareba iki Look for it. urashaka iki hano Sorry, really, I was just. narindi gucaho nk'umuhitinzi Look at us. Why you? nyine nimba urugendagenda You watch the houses. kurunguruka mu ngo z'abandi bantu Oh, I can't. uri igisambo Huh? oya I'm sorry. I mean, who are you? urinda ubundi
My name is Emmanuel. banyita Emmanuel From Ghana. kimva muri Ghana West Africa, Ghana. I came West Africa naje ejo hahise I'm sorry. ariko ntari biryanjye So if you are Furutse muri Ghana just walking on the street, none iyo uvuye muri Ghana uzenguruka se wizengurukisha wikatisha mu karisi ahuye na Tony Nganje yes. So you didn't here to visit or to waje gusura cyangwa gukora I actually came to work. naje gushaka akazi So you want to work in South Africa? ejo gukora muri South Africa Do you have a permit? ufite igipapuro kikwemerera gukorera hano Permit. Yes. permit nyine work permit ubundi mu gihugu cy'abandi ugiye ugomba gushaka igipapuro kikwemerera kuhakora What passport? ariko ufite passport Yeah, nobody go employ you. nimba udafite icyo gipapuro kikwemerera gukora hano nta muntu uzaguha akazi You go Ghana. Nobody go. ndetse na leta nigufata izagusubiza iwanyu Better you go or before you die 30 days that they give you pass. Be a go back to me again. mbere na mbere genda ushaka igipapuro kikwemerera gukorera inaha Back Ghana, you come and work. You are speaking my local. mani nawe numvise utangiye kuvuga ikirimi cy'iwacu muri Ghana yeee Nganje nawe uri iwacu You need a permit. If mani ukeneye n'igipapuro mbere y'uko unkoraho people like that, get out. sohoka genda Ali party. shishene Alright, thank you, sir. urakoze nyakubahwa I'm working and I'm looking. I'm working. Nobody need to do anything. oya shishene You need permit. ukeneye igipapuro wamuginga imbere y'uko unkoraho urebe Lore tumeze ute ni mama we yaramwandikiye umukobwa we yanze kuba sire yirirwa mu rugo yanze kuba nk'abandi bakobwa kandi yabuze amafaranga y'inzu uwo babana mu nzira aramubwira ati ngiye yanjye nangaya yawe ari mama ari kumubwira ati mwana wanjye ndagukunda urare neza Who would have thought I'd come all the way to Midrand for food? ninde watekereje ko nazakura muri Midland nje gushaka icyo kurya I like fun wa musore ka gakobwa kamwandikiye kuri Instagram kapobiri bahise bahura things. urabona ariko ko mana yanjye And romantic. ya Sirey yavuga ati nkeneye gushaka undi musore ku mbuga nkoranyambaga nkuri byinyo yahuye na Sirey Queen Would you like to drink red wine? urashaka kunywa ka wine yego we gira sha ni kapobi Let's have your best bottle of red wine. Would you? icupa rihenze mufite hano rya red wine rizane hano So, none what is a guy like you doing single? ese kuki umusore nkawe kapobi rukiri singo Stable. kandi mbona usa nk'ufite amafaranga We're not getting any younger. urabona ntabwo tuba dukura dusubira ibwana I'm just the kind of guy who likes making money. agenda abasore bishakira amafaranga iby'urukundo nabaye mbishyize ku ruhande ese waretse tukaza kuryamana Sirey ntabwo zica kure I must say I find your nuttiness quite wa endearing. mukobwa ndi kubona ubukubaganyi bwawe bushimishije Wow. Can you pour it like water from like a cup? komeza usuka ubwo bukubaganyi bwawe nk'amazi ari kuva mu kabindi urebe Oh yeah. kapobiri nawe aratwika ahura n'abakobwa bamubazaga ese kapobi itebya njye ndi umusore ukunda kuba ndi gushaka amafaranga Right. cya pimpi nacyo narakibonye abateka mitwe bose ni uko bavuga cya pimpi iyo gitunze mikoro nta kindi kitagira njye nkunda amafaranga nkunda gushaka amafaranga nicyo kintu nkunda kubera aricyo kintu adafite nyine numva kituzuye do I'm very sure he said Richie. You probably have cobwebs in your ears. I could have do baraganira hano banywa ka wayini just joking. anakina gashushu be ni kapobire ari kumwe n'umukobwa do bidatinze abavuye muri buwate nijoro wa mukobwa wa wundi ujya utoza andi Sirey Queen ukuntu akazi gakorwa yatahanye nande na King Pazo kumbe dore wa mukobwa wundi babana mu rugo umukobwa babana atahana n'abagabo bakamuha amafaranga uyu waba yabuze yamuha kugira ngo bishyure n'inzu umukobwa babana atahana abagabo buri joro ariko abafite amafaranga uyu we nta mafaranga bafite barara bamusakuriza we yanze kuba Sirey Queen kumbe uyu nawe wa mukobwa bamuhamagaye kuri Instagram bakandikirana bagahura birangiye baryamanye Sirey rega ntabwo zitinzamo hahita hanashye harahiye twigarukire kuri kisha umuntu Do I need a permit? .com ngo nyine igipapuro cyo gukora muri South Africa Who told you that? ibyo ndabikubwiye The man who lives next to your house ni umugabo utuye hariya hirya duturanye reported if I don't have bambwiye ngo ninabona icyo gipapuro bazansubizaho navuye working. And no one will hire me if I don't have a permit. ndetse ngo nta n'umuntu uzigiramo akazi nafite icyo gipapuro Nah, man, he doesn't know what he's saying. Tony ntabwo abazi ibyo avuga inganje What are we going to do? none dukora iki Okay. Tomorrow, I will take you to a man that will do it for you. ejo nzakujyana ku mugabo uzagushakira icyo gipapuro
kishe umuntu aje gukora muri South Africa. All like him. Is he the one who did yours? Uwo mugabo nawe gushakira icyawe ibyo ntabwo bikureba. You're asking her the question. Tangiye kubaza ibibazo by'icyo wa muginga we. Just out. Urebe. Anyway. Guess what happened today? Byabaye umunsi. I saw the lady I've been seeing in my dreams. Nabonye umugore nakeka mbona mu ndoto zanjye. Ntabwo nzi ko nzamusanga muri South Africa. That kind of Mwana umugore ni mwiza ntasanzwe. Twahuye uyu munsi. Mwahuriye he? the same house. What the guy told me about the comment. Muri iyo nzu nyine aho bambwiye ngo ujye gushaka Emmanuel ngwino hano. Vayo hano Manwe. Ni kishe umuntu wakigoryi. Uwo mugore uvuga wakunze n'uwanjye. Birongera kumva umufuka. Wa mukinga wese waramukoye. Ntuzane ibyo bintu byawe. This one were kids don't Kwera turabana ibintu warabinkoraga manu kantwarira abasheri. tell you the kind of lady I like and I've Uriya mugore niba abakobwa nkunda. Problem. You're very jobless. Nta kazi ufite. Urabizi? Yes. Tangira ubukora hano. Leta cisheni. Urebe. I see what you are doing. You resolve me idiot, then I'll forget the girl for Uri kunuka kugira ngo nibagirwe uwo mugore. first. N'uwanjye ninjye wamwiboneye. I slim thing. Do you like Kandi wowe ukunda udukobwa tunananutse uriya ntago ananutse. Ikishe. Nako nino. Cyari SA cyangwa South Africa. Nako nino. Kumbe do. Wa mukobwa wararanye na Kapobiri. Wa undi wahuriye kuri Instagram ejo wamwandikiraga ngo yabonye ibogari ryitwa Kapobiri rifite n'amafaranga. Cyanumva Buriana avuga ko Kapobiri afite amafaranga reka nje kumuraza. Dora agakobwa rero karaje Kapobiri. Kakangutse Kapobiri yakakanuriye yarakaye. What? Iki soka. Are you crazy? Soka. Who's crazy thinking? Wewe wasase. My house now. Get Ntago utumva ko wambera mu nzu soka. Kapobiri asitoma imitwe. Kapobiri menya n'amafaranga menshi agira cyangwa se badashaka kuyatanga. Ararana n'umukobwa kuko Sirey buri kwaka amafaranga mu gitondo bukeye. Akabyuka yakurakariye Kapobiri akahita kwirukana. Sokera mu nzu wandaye. Urara mu nzu z'abahungu gutahita kurusha umujinya utaramwaka amafaranga. Kapobiri aratwika. Uracyari mu nzu yanjye. Soka James Sori nonsererezi y'umukobwa. Kapobiri arategura. Ararana Sirey yeretse ko afite amafaranga. Sirey ivuga ati uyu mugabo nabonye arama amafaranga. Akabyuka yituka yirukana yikubita imigira ati soka. Ibi bintu bijya bizibaho Sirey ziri kureba iyi filime zirabyumva neza. Wibeshye ku musore ngari bugwa amafaranga ugasanga nawe byaramubabaje. Ni nk'umukobwa nyine butekereza kurya nk'amafaranga tuvuge ya Rocky. Ibaze nk'icyo kintu kugitekereza ngo nzarya ku mafaranga ya Rocky. Cyakora mwakoze n'inama. Akurino. Abantu mu gitondo kishe umuntu na Kadafi. Guy. See your man. Urane wa mugabo wawe. Where's this guy? Uramwizeye ntushi kubashakira igipapuro. Ikiryogo nyine igipapuro cyo gukorera inama muri South Africa. See, Tommy. Like a Yahoo boy. Yahoo boy with Tommy. Mani kambona afite akadasa. Who's coming, Nigerian? Uyu baramuzi mani ntago ari umutubuzi bamwita mikorojeni. Just go. Yo wa mikoro bimeze bite mikorojeni. Man, Wena kadai. listen, man, this is my brother. Ni umuvandimwe wanjye tu. Into town, you know. Aje mu mujyi. It's work permit. Icyo akeneye ni work permit. Igipapuro nyine kimwemerera gukora muri iki gihugu. No. Hafa. Let's have fun now. Have fun now. Bavuga hafana. Have Niko basuhuzanya muri Ghana. fun now. Hafana. Forget it before you speak. Okay, ibyo tubirike mikorojeni. You know, sometimes I feel like I'm some Nigerian movie. Hari igihe numva nanjye ndi umunigeria bitewe nuko mfite umuzigo nanjye nk'uw'aba Nigeria. Where is it? Umuzigo uri he? Anyway, what's it gonna cost, man? Biradutwara ngahe? Don't worry, I'm gonna sort you out. It's only gonna cost you 40,000. Urishyura ibihumbi 40 byonyine. Oh, come on, 40K? Mani 40 ni menshi. Chinese and the Pakistanis, 80K. Abashinwa n'abapakistani baca 80. Look, 40K naira is. Ibihumbi 40 ntago ari menshi y'ama Nigeria. 40,000 rands. Ntago ari ama Nigeria ni ibihumbi 40 by'amarandi. Kandi ukishyura cash. It's okay. Bimeze sawa. Uwo ni Kadafi. Urabizi ayo amafaranga nta kibazo cy'amafaranga gihari mwana bro. All I need is a copy of your passport. Urama copy ya passport yawe. That's it. How long would it take? Biratwara igihe kingana iki? But this time, you'll have it. Ejo nk'izi saha tuzaba twabahaye igipapuro cyanyu. Yewe na Kadafi aravuze ati amafaranga nta kibazo. Pay him. Mwishyure. Kadafi agushirisha makahita anavuga ngo ishyura ndagiye. Bakwereka umuntu uri buguhe serivisi uzi ngari bunagufashe ati mwishyure. Kumbu uyu nguyu yari hakuno ino.
urabona dore ya Slay Queen babana bayararanye n'umugabo uzi impamvu tu umwamikazi Because you're a black woman? kubera uri umwirabura kazi No. Because I can smell money. kubera ko ndiha amafaranga ndayahumurirwa amafaranga nyahumurirwa kiri ku umusore ufite amafaranga mubonera kure hey Me pictures of Indriya Kini motorcycle birds. wa musore twararanye King Pazo yanyurije amafoto y'amamodoka ye umukire ni kapo Lucky, you say. ubwo umunyamahirwe nyine umukobwa w'abana na Sirere ko yanze kujya muri iyo mico y'ubusireyi mfitiye ishyari Anyways, Kim, yesterday was yesterday. ejo hahise hari ejo hahise Tomorrow is right now. So, ejo wambwiraga uzishyurana uyu munsi mpa amafaranga y'inzu uyu we disi kubera atajya ajya mu buraya nta mafaranga y'inzu aba afite kano ko kaba kagiye mu buraya kakayakura babes, need better uragira ngo nkwishyurire inzu what my son money gula gula. erega unyishyuriye inzu Na baba ni ugereranyije n'amafaranga uba wakuye ni ubusa tati Mariami. none se amafaranga Tuondo. ni akaguzi inkweto zizakurura abandi bagabo Relevant. nyakwishyuriremo inzu Mino hasi. oya nawe menye guhiga amafaranga wana njye se uzi ukuntu baba baraye bancunaguza kugira ngo mbone ayo mafaranga do Smile. seka ariko ngo postinge ku mbuga nkoranyambaga uyari hakuno ino ni King Pazo do yo muvanda afite kirumuna cyano reba icyana kiri kunyandikira kuri Instagram kiwe nuko King Pazo abameze buri munsi kutururwana kuri IG noneho do wiburitse wonindi I don't know. I'm supposed sinzi to probably the man. menya ari umukozi wa mukobwa twararanye The responsible and humble woman. ntabwo wabona ari umwana witonda ubana na ya Slay Queen mwararanye Something happened last night. iyo wanangiye na peni ninjoro hahiye ntukambwira ibyo bintu ariko ngo hahiye No way. wansabiye nimero ubwo zuriya mwana babana ko mbonye asa nk'uwitonda uyu musore we ni kare y'abakobwa abona umukobwa ushobora kuba yitonda utari zaninje akavuga ati mwampaye nimero ye Fine. sawa But you gotta drive me around. uyu munsi uramara ifite rero unware Pazo urantwara ungeze kuri uwo mukobwa nawe urebere ubonereho nyine gutereta uwo babana wavuze ko yitonda ni ka gakobwa kanze kuba gasireyi turi ngaka bari kukaganira bana yanjye So Cap says he's coming over. He came King Pazo arambwenga agiye kuza hano agomba kunsanga nsa gutya coming into what then? ibaza asanze nsa gutya Shake your mfite koga nkitera makeup agasanga nsa neza Sireyi ntabwo yatuma uyibona itari ikubita ikirungo Mina amandaba n'abantu b'imanje. njye ntabwo nita ku bagabo b'abakire wana turore uyu we yanze kujya muri iyo mico y'abasireyi avuga ati reka reka aba yabuze n'amafaranga yo kwishyura inzu zasuyaza hano ni Sireyi yacu peni sheri wanyohereje udufoto twawe wabunuje udufoto nambaye ubusa abasireyi rero ibyo bintu ntabwo bibakanga kubabwira gutyo kanze ntumwoherereze wabona ari umukapo akahita arabanza akanategura reka mwoherereze utunyuzi nkwike yewe dore ibi mu nama babyigiyemo nabyo ati umusore nakwaka amafoto ugihita uyohereza vuba vuba wabona ari umuntu ufite ifungo arohereza Kadafi .com. .com wa musore ejo twaye amafaranga mikorojeni ngo aduhe igipapuro 24 hours. amasaha yaduhaye yashize Then we've not heard anything from him. Calm down. tuza Tell me to calm down. bimubwira gutuza ariko Africans can be slow with. hano ni South Africa ibintu hari igihe bigenda gake Relax, give him time. Please call him. Call him. muhamagare No, I don't like the of this thing. That smells something will very never fishy. genda umva bino bintu birimo ikibazo umuntu twishyuye ejo bimeze biti kishe umuntu yarishingwa mu igipapuro cyo gukora muri South Africa uri guhamagara nimero iri gucamo Kadafi niwe murangiye Maybe it's network. wabona ari network nimero ye ntabwo iri gucamo Doctor, call him again. Call him. Call him. wongera umuhamagare wabona yahinduye na nimero See, 40,000. ibihumbi 40 nishyuye by'amarandi mwana And doctor, 40,000. oya bimusubiriramo You know how much that one I is in said it? relax. Have you navuze ngo tuza ariko that a South African scammed or 419 a Ghanaian in a Abanigeria bagiye batuburirwa nakabanye South Africa bagiye batuburirwa n'Abanigeria gusa The first one. ntabwo inaba tubura Breaking one now. uyu wawe wabona ari ubitangiye ntabwo bijya biba I'm only about nyamara ndakuburira Kadafi badutuburiye ntibishoboka me can't happen. And we will not call the do iki gisigara his village network is not. abona ari mu giturage cyabo network azanze It's not going. nimero ya mikorojeni kidacamo uyu nguyu yararanye n'umusore witwa Kapobiri ntabwo bizongera kumba
yararanye na Kapobiri azi ngo ni umukire. Kapobiri yabyutse amwirukana mu nzu amukubita ati musohoke mwandaya mwe bigiye bamuma ninja. Dore ishumi umusayizire yari yagiye mu kazi biranga, kumbe n'abahungu hari abahungu bibese bakora inama. Yari yobowe na Kapobiri. Kapazo ukuntu ategura kereka abakobwa ko afite amafaranga ariko iyo hamaze gushya arakwirukana nta n'atanu yago. Why would we do that? Kuki yakora ibyo bintu sinzi. He was cute and all, but Cyenda munaga Kapobiri ari umwana mwiza hari ingagari nanjye sinzi. restaurant was great. Muri restaurant yambaye keya Later. tugeze mu rugo iwe makeya kurusha And he came. ariko mu rukerera yese nyirukana mu nzu gutyo gusa. I mean, we did have like a tiny disagreement, but it Wabona ari akantu tutumvikanyeho kamwe about keke like akantu k'ubugoryi called him by another name, and then akantu tumvikanye umuseriveri yamuhamagaye izina ritandukanye n'iryo yambwiye. that confidence. Ariko ntabwo ari ikibazo, Because then that would be stupid. byaba ari ubugoryi. But then Richard and Reggie sound the same, so. Byambwiye ngo yitwa Richard ubundi ngo umuseriveri amuhamagara Reggie. Until I had to call you an Uber. Sinjye guhamagara taxi voiture isa kugukura hariya, hari ubwo yari no kuguha amafaranga ya taxi wapi. Sorry, man. Sorry. Sorry. Yarakaye. Manage. Man. Umva ariko Doggy bag. nta biryo watahanye se uvuye gukura uwo musore. Ibiryo se niwe watanze Doggy Style ngo Doggy Bag ati Doggy Style yari yande. Doggy Style simba nzi byari byo nuko ubibona muri filime gutyo nivugira. Kiye narabwiye ngo ntago nyina filime. Sasa yaje hano. Musore afite amafaranga ye. Umusarika ngo utware mwana. Amuzanye hano mu kimodoka cyiza. Yazanye King Pazo byuka ajya kureba abakobwa, niyo gahunda ye y'umunsi. Ni hano twari turi umusa tujye gutereta. Uyu yashimye ka gakobwa ngo gasa nkakitonda kabana na Yasire yuyu katururi avayo King Pazo yan How you doing, baby? shushu be umeze utese. Hano twari turayambere Yasire uyu we kaba kifitiye n'isoni disi nakana keza n'umukobwa wanze kwigira ninja. My roommates like Yitwa Rerito turabana. roommate long, but Clive. Uyu yitwa Pazo. Hi. Pazo hebwo nawe ni indaya nkawe. Arabareba yabareba yumiwe. Buriya bagiye mu biki? Ni Rerito kureba bona. Buriya ni umushoferi wa Pazo. Kumbe ahubwo niwe nyiri imodoka. Baravukana. Nawe ni umukire, bose ni abasore bafite amafaranga ariko cya Pazo cyo nyine kiyajyana mu bakobwa kigize ikirara. Zana uyu bamwise umushoferi wa Pazo. Karibaraguza ntawe kaba gashaka kuvugana n'abasore b'ibirara. Nakana keza. Niko. Ya bite. Hasi gutereta disi ameze nkanjye ntama w'Imana. Ibikobwa byambwiye ngo roke ngo wajye nguhenga ikibazo y'uduterese n'ujye uduha keya nzi gutanga nanjye nakuze mu rugo bama n'ibirye cyangwa ubyihorere. Njye keyi ninja. Mbabarire. Aka gaco twarabamenye mwamana. Gaco. Wendukira umukobwa kandi uyu niwe waje aje gutereta uyu mukobwa. Uyu yaje aje gutereta abona karaga ko gasa nkakitonda. Uyabonye umukobwa usa nk'uwitonda nyine gifite umuco we ni wabashaka. This part of Kumbe hakuno dore wa undi nyine You were right. umwe Needed this. Kapobiri yirukanye mu nzu. Yes, and you even got me chocolates. Because Mwana wanguriye na shokora. Chama. Erega ndi inshuti yawe nziza. Oh, Chama. The best is who wants me to do doggy style for doggy bags. Wori inshuti nyabakibishaka kongera gukora Doggy Style ngo nkuzanire ibiryo. Nyagasani. It's fine because you do the same for me. Ariko naribi nawe wabinkorera ibyo rega. That guy 5 Ariko wa musore duturanye bo muri gatanu. totally buys breakfast. Twagiye kumutereta akatugurira ibyo kurya bya mu gitondo. Sireye ibintu byose barazibigurira. Tumubwira tugurira icyo kurya cya mu gitondo. Came here. I saw him drive out. Watinze mubonye atwaye imodoka asohoka agenda. It's our plan. Ese ubu turakuraho ibiryo. Urebe Why did we join Tinder? kuki twagiye kuri Tinda? No, for love of food. Twagiye kuri Tinda kubera urukundo dufitiye ibiryo. Oyster. Urabizi reka tujye kuri Tinda rero dushake abasore. Ni icya application cyitwa Tinda. Amasadunda hafi ya yose aba ariho tu.
amaninja yose aba kuri Tinder. Nayibonye muri telefone ya Godwin. Ni ahantu nyine abahungu bajya gutegera n'abakobwa bajya gutegera na application ngo tujye kuri Tinder, ngo twagiye kuri Tinder kubera urukundo rw'ibiryo dufite. Ariko menya Slay zikunda ibiryo. I'm also warning you. Man, ndaguha agasopo. Those lies that this house belongs to you. I'll tell her. Uriya mukobwa utereta umubwira ngo iriya nzu ni yawe, ndamubwiza ukuri kuri umukozi wo mu rugo. Reka David. Do a party to bring this boy from Accra, Ghana. Ese man, nakoze ikosa gukura kisha umuntu muri Ghana nkamuzana muri South Africa. Am I not paying rent? Ntago nkwishyura sa y'ubukode. Take time this night. You will not see where you will sleep. Ntabwo nutanyishyura amafaranga y'ubukode iri joro ntago uri burare hano. Take time. I will tell Delilah all the lies you've been. Nabwira uriya muturanyi Delila cya gikobwa bakunda bose. Kuba mubeshye ko iriya nzu ari yawe kandi atari yawe uri umukozi wo mu rugo. I don't spend much time with you because you are the idiot. Urabizi ntago ndi bumarane igihe kiri nawe uri ikigoryi. Plan, and that is what I'm going to do. Why? Mfite ikirori ndi gutegura ndi gutekereza icyo turi buze gukora. To my party. Have you ever seen a dead man? Ntago ndi buze muri icyo kirori se. Funeral. Wigeze ubona umuntu wapfuye se aza mu kiriyo cye? Ni nkuko nawe utaza mu kirori cyanjye. Ntago ndi buze muri icyo kirori se. Kumbe dore yandinje. Baby, damn. Ibintu byose bahita bishyira kuri Instagram. Umugosore twari kumwe arakoze cyane. Iki niki. But good too. King Paz avuye kwitanga wenyine aritanga koko. What's your status? Are you single, Isi. taken? Uri single, ufite sheri biti. Single? Sha nta sheri ngira. Okay. Okay, ni puzzle. So are you looking? Uri gushaka sheri se? Umve, ni cya puzzle. Kandi ubwo hahiye. Arabaza umva ibintu abaza Slay Queen. Iyi ndi gushaka sheri. Slay se yakubwira ko itamushaka. I mean, not that I'm not looking. Nanjye so kuvuga ko nashaka sheri. Ako nyine. Ni puzzle. Kahoda. Uyibereye hano. Kari hakuri no. Ni Loretta. Bite? Ni umusore w'umukire ariko ntazi gutereta ibintu by'abakobwa bafite imico mibi ntubimubwire wabashaka abana bari ku murongo. Wazaretse umunsi umwe nkagusohokana umva ukuntu atereta. Nzagusohokane? I don't think so. Siko mbikeka. Just like that. Gutyo nyine urangati. No point in leading you on. Nta mpamvu yatuma ngutereta. Uri umushoferi. I mean, you're busy driving. Nyine ndashaka kuvuga ko uba uhugiye mu gutwara boss wawe. Oh, really? Koko kumbe uyu musore ni umukire bari kwita umushoferi. Makes sense. Birasobanutse. Sobanutse. Sawa. Simunyise umushoferi se sha mwakoze inama koko. Umusore yitwariye ikimodoka cyiza ariko nago babiyumvisha ko ari abana bato bafite amafaranga. Think I'm your driver? Uziko kari akobwa Loretta kambwiye ngo ndi umushoferi wawe. Ninde wabimubwiye? Left the house. The poor girl? Ka akobwa kagakene babana. You're the driver. Wakabwira iki rero ko uri umushoferi? Oya we yambonye bimbonamo ko ndi umushoferi. That's good. How that? Gakeka ko nari umukire. Iyo umubwira ko ufite amafaranga sika amafaranga akora ibintu byose. Umukobwa wamukunze. None se uzakomeza umuhishe ko ufite amafaranga. Sasa uyu musore wese yanga kumubwira ko afite amafaranga amubwira ati oya reka mbiguhishe. Kari agakobwa rero kawe nako nikankurikirana. Nako nzahatwika puzzle wabo baranze. Bafashe inzira barerekera. Gusa umusore ari gupanga ati uriya mukobwa ntago azigera amenya ko ndi umukire. We yabonye umukobwa usa nk'ufite imico myiza. Ese bizaherera he? Bizaherera he? Ese umukobwa azamenya ko uriya musore afite ifungo? Ndaje icyumweru gitatu uzareba igice cya kabiri cyari igice cya mbere tuhita tunagisoza ku mugaragaro. Bayita Slay. Imana ibamugisha ndabakunda cyane. Ciao ciao. Tobacco, the finest tobacco, all the taste, all the time.